Okay, about fashion ndayikunda, makeups ndazikorera, nta muntu nkungira ku isura. Nta muntu ngira ku Oya ntawe. Okay. I do my makeup, yingiye ahantu ndayikora, ikindi kwambara ndiyambika of course. Nkareba umunsi uko umeze, nkareba uko bimeze, nkambara uko umunsi umeze. Okay. That's the thing. What's Okay. Ibatari wowe nta wundi nkeneye kuko ibyo unkorera nta wundi wabikora. Niba atari wowe oya sinzakunda. Nibyo tu nibyo ibyo bya music nkabona njye nko guperforminga, then ndabyinya cyangwa se njye n'undi muhungu, then my husband akavuga ngo ibyo n'ibiki wakoze n'ibiki. Ibyo bibaye like so many times navuga ngo I'm just tired of this. Bikarangira n'undi ari uko bigenze. Okay. Ubwo break up ku muziki byashoboka, divorce ku muziki kuri we byashoboka cyane. Ni Inzozi TV online, kuri screen yawe uri kubona umukobwa mwiza, umukobwa w'umuhanzikazi, nta kindi no musitiri uganiraho n'ubundi ni umuziki, ni promotion y'abanyamuziki, ni promotion twiyemeje ko tugomba gukora tugatezanya imbere, tugateza imbere zino mpano ziri mu Rwanda. Uno munsi turi kumwe na JURU, ariko ni uri bugende yivuga neza mu kavura mu bukonje, ariko twiyemeje turajya JURU amakuru. Bon, meze neza. Then dutangira ndagira ngo utangire still wibwira abantu bakurikiye Inzozi TV online. Nitwa JURU kuri Normela, nkaba ndi umuhanzikazi, ndabyina byose. Kubyina danse moderne, danse traditionnelle. Okay, danse traditionnelle hari igihe nyibyina, ariko nibanda kuri moderne cyane. Kuri moderne cyane. Ko nijyanye n'umuziki nkora. Bishe ubwo moderne niho wibona cyane. Injyana irabiyihe? Of course injyana ya R&B. Yeah. Song nshyashya ari nayo yatumye duhura no munsi ni wowe. Niba ntibeshye, ndagira ngo dutangire uyituririmbiraho, then turagenda duproceedinga tugira ibyo tugeraho bindi. Okay. Ibatari wowe nta wundi nkeneye kuko ibyo unkorera nta wundi wabikora. Niba atari wowe oya sinzakunda kuko nta wundi nabona wankunda nkawe. Usubije neza ngo niba ngo nta wundi ngo wagukunda nkawe. Uwo muntu uri kuvuga ubundi mbere na mbere ninde uwo muntu uri kuvugwa uno munsi? Ni umuntu. Uwo muntu ariko ni ibanga cyangwa uwo muntu wamuvuga? Yego. Uwo muntu wa kera yaragiye. Kuko yaragiye kera cyane. Bishatse kuvuga ngo abakunzi b'Inzozi bari kukureba uno munsi bamenye ngo yaragiye cyane. Ubwo bavandimwe bwe muri aho ngaho muri kureba muramubona ko yaragiye ari wenyine. Ndi njyenyine cyane pe. Ubwo song ikurikira twitegure uri wenyine. I'm single. I'm single. Niyo song ikurikira. Then kariyeri ya muzika ya JURU itangira ryari? Kariyeri nayo about writing songs nabitangiye niga high school, nkiga mu wa mbere. Of course natangiye kwandika indirimbo mu bitabo, amaregistre iki, ako nyine cause hari ukuntu ufatanya ibintu bibiri nibicemo tu. Then natangiye muzika when I ended high school last year, I guess. Yeah, last year nibwo natangiye. Ndavuga ngo let me do this, ntangira ndandika, then this 2020 nibwo natangiye kujya mu studio recording, then ndirimbo gasohoka. Ni iriya ni debut, niyo ya mbere cyangwa? Yeah, niyo ya mbere of course. Yeah, kudesha kuko iraryoshye, umuntu uzayumva. Guys, umuntu trying agenda wandike JURU, wandike ni wowe. Yeah, of course. Ni wowe urayibona, nziza cyane. Indirimbo numvisha harimo umuntu kubakinga, nawe ndashaka ko tumuvugaho gato. Yeah, ni Rich Marek, niwe wambakinze muri ya ndirimbo, afite ijwi ryiza cyane. Yeah. Ni wowe wiririmbanye
na Rich Malik njya ahubwo niyo mpamvu nashaka ko icyo kintu kiri buze hazemo copinage y'abahanzi none birampfanye nzi ko Rich Malik ari we mpamvu uri kuririmba ya nyine twarayikoranye cause yansanze muri studio then asanga ndi kuririmba aravuga ngo why can't he try akabakingamo nyine ko nashikaga ijwi ry'umuhungu abakingamo nyine then niwe waje rero ayibakingamo yayisohoka gutyo. Good. Then indirimbo irasohotse uyikoreye promotion wagiye ujya ku ma TVs ujya hehe feedback uri kubona imeze gute? Feedback ni nziza cause niyo iri compushinga gukora izindi ziri mu nzira. Ni nziza cyane either my fans either friends either family bose baransupportinga nta kibazo. Uvuze kuri icyo kintu cya support nacyo ubwo twari tugiye guhita dukurikizaho. Uri umwe mu bakobwa bari muri music industry babishyigikiwemo na umuntu umanaginga akaba ari umubyeyi we. Nicyo kintu kiri mu bintu byantunguye menya story yawe kiri mu kintu ndushaho numva umubano hagati yawe na papa wawe kwinjira mu muziki nta kintu wawuhinduraho wowe ubifata gute agufasha ate arabyumva? Of course aramfasha especially kari na manager wanjye cause niwe umfasha either financially either nyine inama ibintu byose kuri music nyine mukeneyeho ndabibona cause niwe supportinga muri byose kandi mbibona neza cause bintera ishema and then bikampushinga no gukora ibintu byinshi cyane. Nta bijya bibangama wenda kubera ari umubyeyi mwinjiye muri career ya muzika ukabona byabangamye? No, naho bibangamye cause iyo ushyigikiwe n'umubyeyi kandi appreciating buri kimwe cyose kivuye mu muziki ukora kandi ari nabwo ugitangira it's really good cause nawe uba proud yawe. Then nakunze vibe nkunda hari like iyo umuntu agufollowing hari utuntu ngenda ndeba makeup ibiki biriya bintu wakoresheje byose ni wowe gukora biriya bintu cyangwa kuko nabonye nabyo urabikunda cyane wigeze uba mu modo cyangwa something ngira icyo umbwira? Okay, about fashion ndayikunda, makeups ndazikorera nta muntu ngira ku isura. Nta muntu ngira. Oya ntawe. Okay. I do my makeup yingiye ahantu ndayikora ikindi kwambara ndiyambika of course. Nkareba umunsi uko umeze nkareba uko bimeze nkambara uko umunsi umeze. Okay. That's the thing. Was kabungo mbaye nkujya muri funny fact something like that. Ni a funny fact kuri wowe kuri juru? Funny fact like so navuga ngo iki? Anything. A funny fact okay nkunda kurya cartoons. Ndazikunda pe. Ubu kuri no myaka uracyareba cartoon igezweho muri no minsi niye kuri wowe? Hari ama cartoon njya ndeba yama Titans n'ibiki ndazireba ariko ntukambaze ngo amazina n'ibiki. Nuvuga ngo juru yiriwe mu rugo ashaka kwirirwa areba cartoon cyane cartoon ndazikunda cyane. Byiza cyane. Yaba ari yonyine cyangwa ndebera nk'akandi kantu kandi na kari funny about you? Ikindi nkunda dolls ni pupi ndabikunda cyane go yankira umwana n'ubu mbambiraranye. Kuri no myaka uracyararana n'ibipupi? Ego cyane biri fun cyane. Ni uri umwana wakangaye mu rugo? I'm the second ndo wa kabiri mu bana batanu ukaba wa kabiri. Abahungu ni 3 abakobwa ni 2. Nari ngize ngo byibuze wenda uri n'umukobwa umwe none muri babiri niwe mutoya kandi uwo mukobwa we? Niyo nge uracyarana nibe? Ndacyarana n'ibipupe byinshi ahubwo. Okay. Then music kuyinjiramo ugezemo winjiyemo 2020 winjiye covid winjiye hari njyana iri kugenda izamuka ukuntu ubwawe wagiye wiyumva muri ino style ukoramo umuziki niyo wamwe wiyumvamo cyangwa wahise ujoining ibyo abandi bari gukora nawe ari byo ukora? Naje muri music mvuga ko ndi unique hari ibintu nzanye abandi nago navuga ngo badafite ariko my music it will be unique kandi nago bizabi byanjye nago bizabisa nk'iby'abandi. So uko natangiye kuririmba cyangwa se gusohora izo ndirimbo I didn't look aside cyangwa ngo ndebe ku bandi ibyo bari gusohora no what I just did my own
then bisohoka gutyo kandi I guess nabyo nzakomerezaho cause iyo ugiye mu murongo w'abandi bari kujyamo that's not your thing, it's other things. Yeah. Ni then uvuze ku kintu cyo kuba unique. Ni iki kintu iyo wirebye like mu bahanzi dufite baba nidushe tubivuge muri rusange, iyo urebye ikintu uvuga ntandukaniyeho n'abandi like ni iki wowe uvuga uti ntandukaniye n'abandi kuri iki ngiki? Icyo navuga ntandukaniye n'abandi is like mba numva music kuko hari aho abantu bagera bakayireka cyangwa se bagafata ama pause cyangwa se ibintu nk'ibyo, ariko njye mba numva it will be the thing izabe iri included in my whole lifetime cause nicyo nzaba nkora, nicyo kizantunga, that's the thing. So mba numva nyine it will be forever cause nyine hari abahanzi especially abakobwa kuko bahura na so many things, ugeraho ugapakinga ukavuga ngo I can do this, either ugiye kuba umugore cyangwa se bigenze gutya na gutya ndabiretse, but me mba numva it will be my whole lifetime nyine. Ikindi the vibe of music, dancing, feeling yourself, mba mbona nyine mine is very unique. Hari uvuze ku kantu ka nyuma y'ubu y'iki gihe urimo, ejo bundi hazazamo akazi, of course hazemo no gutangira gushaka, then ejo bundi ushatse umugabo udafeelinga bino bintu, like harimo abagabo bamwe na bamwe udashobora kubwira ibintu byo kuvuga ngo ube celebrity ujye mu bantu bakwifotorezeho. Umugore wanjye nanjye ndi kubyibaza, umugore wawe bamwifotorejeho bagize gute? Sinzi uwo urumva ubwo buzima wabwitwara mute? Cyambere about marriage, nanjye bwanjye I can't be with the person at appreciating ibyo nkora. So in that time tumenyana ibyo byose yabazi ko ndi umuhanzi kandi nkora ako kazi, ubwo rero atabya appreciating ntabwo of course kwa tukiri kumwe, no way. Have you ujya utekereza ko wakora divorce? Ni ibiki byatuma ukora divorce? Nibyo tu ibyo bya music nkabona njya nko guperforminga, then ndabyinya cyangwa se njyana n'undi muhungu, then my husband akavuga ngo ibyo n'ibiki wakoze n'ibiki, ibyo bibaye like so many times navuga ngo I'm just tired of this, bikarangira n'ubundi ari uko bigenze. Ubwo break up ku muziki byashoboka, divorce ku muziki kuri we byashoboka cyane umuntu atabyumva? Of course byashoboka cyane ndetse cyane. Break up, divorce n'utuntu tworoshye ku muziki wanjye, sinzi ikintu waba ushaka ahubwo. Bitumye nibaza kuri wa muntu wagiye we byari iki? Ego byari break up indi tabaho. Itewe n'iki? Mwari mumaranye igihe kinini cyangwa byari ibintu biraho? Yeah, twari tumaranye igihe kinini like 2 years. So kuri njyewe that was my first time in a relationship, 2 years. So ubwo rero cyari igihe kinini, and then natangiye kubona mbigiyemo, noneho haravuga ngo my girl noneho hagiye muri ibi bintu, he will meet so many guys n'ibiki, ngo ntabwo nzaba nyimufite. Then ndamubwira ati if you continue thinking those things then tugende da bita bivamo cyane birarangira. ubwo already n'ubundi ahubwo break up ya mbere kubera umuziki yarabaye. Yarabaye. Ikindi rero hari kujya muri muzika wenda ntuhita ubonamo amafaranga financially ntibihita bicamo, ubifata gute biramutse bibaye gutyo, feedback yo ku buryo buri financially bidaciyemo byagenda gute? Music ntago neganya ku stopping cause I don't get money in it, no. Cyambere like you koze ikintu first of all ukunda, ni ikintu cyawe ukunda kandi icyo uzakora forever. Ntago bavuga ngo I'm always doing this thing kugira ngo mbone benefit cyangwa kugira ngo mbone money. Ntago nyine ari like benefit, yeah of course ndayishaka nyine amafaranga n'ibiki bivuye mu muziki, ariko still I'm texting myself there now for real, n'ibintu nabijyamo bikajyamo neza. Hari nabwo ngiye out yo mu muziki, hari ijambo slay. Slay kuri wowe slay means what? Oh my god, slay means feeling yourself. Njema numva slaying is like kwa kundi hari ukuntu wambara cyangwa se wikora, the way you move cyangwa se ibyo wikora byose ugasanga nyine like abantu barakomentinga ari benshi. Ikindi hari ukuntu uri kugenda nko mu nzira
uzi ko nawe wambaye ibintu biri unique cyangwa se ibintu umuntu yabona for the first time akavuga ngo this is what then bagahindukira bakakureba, that is slaying. Okay. Kuri wowe yeah that's it. No ikindi akaninde bugiyeho like umukobwa wambaye nabi cyangwa mu buryo buri inappropriate kuri wowe aba yambaye ate? Umukobwa wambaye nabi aba yambaye of course aba yambaye uko yavutse ameze. That's the thing. Ubwo harimo kandi kantu yambaye kose ntiyaba yambaye hose. Oya kahe ntako. Ntako pe. Okay. So no tukajya ku umutipe wambaye like buryo buri inappropriate kuri wowe ni gute? Icyambere nanga ngo wambara pocket ndabanga mana yanjye. Ndabanga I swear ndabanga cyane. Rero iyo wambaye gutyo utamushyira muri class nawe utakwibaza of course. Yeah, ku muhungu banumva that the style of wearing that doesn't fit. Okay. Ishuri rirarangiye rya high school rirarangiye. Juru ari guteganya like uno munsi ari guteganya wenda music, nyuma ya music hari ikindi imbere kiri kuko iyo mvuze kino nuko harimo benshi binjira muri music akumva ko abaye nk'umwana unanirana mu rugo, hari n'ababyeyi bafata gutyo bakumva ko umwana ananiranye, meme nawe wamubwira ajya ku ishuri no bikaba birarangiye wenda ngakomeze kwiga, niba wenda no kwiga bidashoboka ukabona nta n'ibindi ashaka gushyira mu mutima. Juru we bimeze gute? Ngewe of course nzajya kwiga, nta kintu cyambuza kwiga cause niba first of all niba like ababyeyi bagushyigikiye muri ibyo bintu, they even want ko hari indi step wa stepping forward kugira ngo ugereho. So ntabwo nabona like niba mbona banyifitishirira minervale yo kwiga university ntabwo ayo mahirwe nayitesha ngo kubera umuziki. I will do both things. Nziga of course nanabikora nanakora umuziki. Byiza cyane. Hari ukuntu umuntu aba agira indirimbo akunda muri no minsi, nihe ndirimbo iri gukomeza igaruka mu mutwe wawe? Indirimbo ari indirimbo ndi gukunda y'umuhungu witwa wo muri Nigeria yitwa Andeko Gold I guess. After indirimbo yitwa something different, indirimbo nziza cyane. Uri kuyikunda cyane kunyinspira. Iyo bibaye kuririmba indirimbo itari yawe nihe ndirimbo ita wiyumvamo like kwahita uririmba? Indirimbo nyiyumvamo ni nyinshi. Hari nk'indirimbo like Impossible ya Shotel mba numva niyo wantungura uri hehe iyo ndirimbo imurinza umuntu. Okay, do it. I do it. Yeah. Okay. I remember years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I do. Tell them all I know now. Shot it from the rooftop, write it on the skyline. All we had is gone now. Tell them what I hope would be impossible. Wow, good. Byiza cyane. That's nizo za vibes zawe wavuze uririmba indirimbo ukabona like uri kubifiringa. Of course, yeah. Icyo ndibuze kujyaho kindi kiri hanze y'ibyo. Muri class aho wigaga. Muri class aho wigaga. Ikintu utazibagirwa high school yose uvuga uti kabisa cyagiye mu mutwe ntabwo nakibagirwa. Niba wavuze high school nicyo gihe takigaruka. Okay, high school ubuzima nari mbayemo I was very good because about my dating scene noneho it was sinzi nk'icyo navuga, but high school mana yanjye it was sinzi ariko it was the best thing I ever had because high school ubundi bavuga ko ni nka prison cyangwa ni nk'iki. Ariko nge mvuze nka high school cyo koza the most thing nuko like ndangiza trancome aho nagiye kwiga A level, it was fantastic. Aho niho natangiye ko kumenya ko I have those talents. And then wanjye na perfect to entertainment, then I'll be the MC, I would sing, I would dance, so niho ni discoveries of myself. Nicyo kintu utakibagirwa. Then ikintu cyawe no cyarabaye. Niba nabyita nk'agakoryo.
nyine ka kantu katahita kakuva mu mutwe uvuga uti nimpita nibuka iyo nyine bavuze ikintu gisekeje mu ishuri cyangwa kimeze gute kiri fani ni iki nibo ishuri ni ibintu byinshi cyane hari igihe hari ukuntu iyo udashaka nko kujya kuri tableau wenda bari kwigisha wicara nk'inyuma noneho ngiye najyaga kwicara inyuma nzi ko wenda prof atahagera ari bureba ab'imbere gusa ariko noneho bamanika nkahita nihisha mu bamanitse nyine akabura umuntu then one day arambwira ngo ariko sha uzi ko mba ntakubonye kandi mba nakubonye ahubwo genda usubiza kiriya kibazo abana muri classe baraseka bagira ute ndatambye ikintu kiri funny ku buryo ntanakibagirwa mu buzima hari ukuntu umuntu aseba wari waseba yego kenshi wowe wanasebye kenshi ntabwo ari rimwe ikintu cyagukojeje isoni kwa wasebye ukavuga uti kabisa ndasebye no muzi nubwo abantu batabibona ariko ukavuga uti njye nasebye nabyemeye utazibagirwa hari akantu norganije like it's a birthday party noneho umunsi urangira nta muntu n'umuje no calls no texts of course ibintu byose nari nabiteguye yari umuntu yari yateguye yari umuntu yari yateguye mu best friend wanjye ari buzane n'abandi hoye nawe ntiyaje there is no calling no text kumbwira ko byanapfuye ngo mbimenye ndicara umunsi urarangira cake urayiriye ndayirya ndayiriye okay tukijya ku byo kurya jura akunda kurya cyangwa nawe agardataye agardataye ariko nta kintu wambwira ngo ndarya of course ndarya kurya nyine niba mvuze ngo ukunda kurya hariho abantu bakunda nyine kurya koko nyine ukunda kurya cyekoza kankubwire kurya ntago nyibikunda koze hari ukuntu nanganaga kera nari ndi fat ariko ubundi kuri type kubera kutarya ariko ntago mvuga ngo kubera kutarya hari ukuntu ufata meal nyine itari heavy cyangwa se utakirya cyane cyangwa kuko ngiye the more I eat and the more that I do exercise so hari ikintu nabwo kitajya gikunda kugaruka abantu benshi ntago turi muri no myaka ntago tukigarukaho cyane hari ubumuntu like kuba umuntu yakunda gufasha agira gute niba uri umuntu uri gushaka kuba isura y'abandi bantu public figure then ni gute ibi bintu bifata gute harimo abantu mugani hari abantu babaye cyane hari abantu bagize gute hari advocacy mugomba ubagomba kuko uri gushaka kuba umuhanzi w'abantu icyo kintu gifata gute ubona kiri kuri rwego wowe ubwawe se uragikora gufasha ni ibintu byiza cause ngiye mba numva like nta umuntu utagira umutima wo gufasha sinzi niba ubona umwana wo mu muhanda ukamucaho without even saying hi nibwo nta n'ikintu na kimwe wamuha ariko basi ukagira n'izo mpuhwe zo kuvuga ngo this kid cyangwa se ukamuha n'ikintu waba ufite mu shakoshi cyangwa iki mba numva umutima wo gufasha umuntu utawugira sinzi there is no sense ariko nkanjye like ushaka kuba like public figure cause hari ibintu mba numva wenda nachivinze all my goals I'll take the first thing kugira ngo mfashe abo bana cyangwa se umuntu wese ukeneye gufasha hari noneho kuri ibyo bintu byo gufasha harakandi kugira ngo mbazeho like hari abantu bajya gufasha akagenda like ntago ngende kubigaye nindi gushaka kumva point of view yawe hari umuntu ujya gufasha akagenda yitwaje abafotozi bakaza bakamufotora akabipostinga nafashije nagize gute ubifata gute ni bibi ni byiza niba ari byiza ni kiye cyiza niba ari bibi ni iki kibi cyabyo ntago ari byiza cause ibyo byose bijyanye na photograph no kugira ngo bipostinge so what are you posting niba uzi ko wagiye gufasha umuntu ari wowe ugiye kumufasha cyangwa se bikuvuye ku mutima you know it yourself ukagenda ukamufasha then imigisha bari yawo ntago imigisha iba izajya kuri abantu bakubonye bipostinga n'ibiki that is nonsense mba numva nta mpamvu yo kugira ngo postinge niba wagiye gufasha umuntu it's your need not them uri muri karere ya muzika hari politike y'igihugu ndakeka politike nta muntu kuri iki gihe udasanga ayisangamo cyane then
Minisitiri wa ushinzwe urubyiruko, minisitiri w'urubyiruko. Wabuze izina rye? Ntago ngibuka. Okay. Umuminisitiri byibuze ushinzwe binukora by'umuziki. Ntago izina rye ntago ngibuka, ariko face ye ndayizi rwose. Face ye urayizi? Isura ndayizi. Okay. Then umuntu uri muri politike mu Rwanda, uratubwira wo mu Rwanda n'icyo umukundira, then wo kwisi hose wowe wavuga uti nguyu like ndamukunda kubera iki kintu? Of course ni president wacu, ndamukunda cyane cause ni umugabo we inspire abantu cyane, cause ni umuntu yavuye kure agira ahantu hakomeye, so nawe ari wowe cyangwa se icyo waba ushaka kuba cyose of course wamureberaho. And about the whole world, umuntu nkunda ni umugore bita Oprah. Oprah aba muri politics, ariko ikindi ni umujournalist. Okay. Ejo umuntu uri gukurikira interview aramenya ko twe turi kuri ebyiri ndakeka none. Okay. Ejo hari habaye umunsi mukuru. Hari habaye like patriotism day. Yeah. Uriya munsi nk'urubyiruko, nk'umuntu w'urubyiruko, ni iki kintu ukubwira? Ikimbwira ibintu byinshi cyane, cause iyo bari abasirikare batabaho cyangwa se ziriya ntwari, ntago nari kubona nkora ibyo nkora cyangwa se urwanago rwari kuba rumeze gutya. Byiza cyane. Hari abantu bagukunda, hari abakumenye bari basanzwe ndabatakuzi, like hari ukuntu nyine wabakira muri famille abantu bakunda JURU, hari ukuntu hari n'ikintu wababwira? Icyo nababwira, like abankunda, abankurikira on every platform, on every social media, nanjye ndabakunda cyane, kandi I have so many things to come, so bajye bakomeza babe aware and updated on my channel, cyangwa se Instagram yanjye cyangwa Facebook. Instagram ni JURU Niki. Kuri Facebook naho ni JURU Niki. Then YouTube ni JURU gusa. Byiza cyane. Indirimbo still ni kwa kundi nabibabwire ni wowe ya JURU. Then akanyuma hari ikintu wabaza? Mbaza nde? Okay, reka nkubaze. Okay. Kankubaze. Like ubona like umwuga wanyu nk'aba journalist, cyangwa se you guys byo mukora, is it very good or very bad? Kuko tugereranyije abantu batwandikaho inkuru nk'abahanzi cyangwa se abadukoresha ama interview, akenshi usanga abanyamakuru bari victim yabyo. It can be good or better, simbizi, cyangwa se bikaba na bibi bitewe n'inkuru wakwanditseho. Kuri wowe like ubu journalism bwumva ute? Ubunyamakuru nge buryo mbufata cyangwa uko mbibona biterwa n'umuntu intego afite. Hari ababikora bagamije guhita bacuruza, uwo nguwo atashyizemo umuntu, atavuze ese uno muntu ngiye gukorera ibintu biri burangire gute. Icyo ni kimwe, uwo muntu nubwo yavuga ngo ari kunguka ariko hari icyo ahomba. Ubone aho ni rimwe. Kabiri, harimo ababikora mwabyumvikanyeho, ushobora kugusebya nabiko twabyumvikanye ko hiti niko njya numva mwe bw'abanzi muvuga, kugira ngo uzamuke nkagusebya bikakungura. Abo ni kabiri. Gatatu rero, hari abandi babikora neza babikunze, kandi ndakeka mu Rwanda nibo dufite benshi, nushaka guhura nabo nibo benshi uzahura nabo. Nuko mbyumva. Kandi merci, nishimiye ko twahuye, nishimiye ikiganiro tugiranye. N'undi munsi ndakeka ni ngukenera nzakubona cyane, uzambona cyane rwose, ndahari ngewe. Okay, byiza cyane. Yari Inzozi TV online, ni ibyishimo kuba twari turi kumwe nawe. Guhiga uko mugenda mushakisha bigende bibahira, mugira amahirwe mu buzima. Ciao.